Buri muntu wese yifuza kuba umutsinzi mu buzima bwe, akaba umuntu ukomeye. Uyu munsi tugiye kubagezaho inama y'umunsi y'ibintu 8 byakuyobora bikakugira umuntu ukomeye, ukava ahantu hamwe ukagera ahandi, kandi aha ngaha ugeze aba ari heza kurusha aho wahoze. Ibyo nta muntu utabyifuza. Mu nyemerero y'uyu munsi dutangiye n'ikintu cya mbere mpaka ku cya 8 tureba ese ni iki nakora kikampindura umuntu udasanzwe. Twihuse reka turebe impamvu ya mbere, turebe icya kabiri, turebe ikintu cya gatatu kugeza ku cya 8. Ikintu cya mbere kiravuga ngo niba wumva ushaka kuba umuntu ukomeye mu buzima bwawe, uba ufite intego idashobora kunyeganyezwa. Ese ibi ngibi bisobanuye iki? Ntabwo washaka kuba umworozi wenda wa kijyambere iyo ntego udafite mu mutwe wawe. Ntabwo ari ibintu wabyuka ngo usange wabikoze, ahubwo ni uko ufite intego. Iyo umuntu atazi icyerekezo afite, buri muyaga umutwara aho ushaka. Ariko iyo ufite intego ikomeye mu mutima, ntihaba ikintu gishobora kukuyobya. Intego ni nk'inyenyeri igufasha mu mwijima, ikwereka aho ugomba kujya nubwo inzira yaba irimo ibibazo byinshi. Ariko iyo ufite intego ibibazo bibyirengagiza. Umuntu ufite intego ntabwo ntiyicara ngo yicecekere gusa ngo ibintu bizikora, ahubwo arahubuka akarwana, akibuka n'impamvu yo kurwana kugira ngo atsinde. Ni ukubera ya ntego. Mumfashe twese turebe ikintu cya kabiri wakora kugira ngo nibura inzozi zawe cyangwa se intego yawe ikabye. Icya kabiri, banza wiyobore wowe ubwawe mbere yo gushaka kuyobora isi. Ibi ngibi bisobanuye iki? Ntabwo kwigenga mu myitwarire no kwigenzura, ibyo ngibyo nibyo birebamo imbaraga nyazo. Hari abantu bifuza kuyobora abandi ariko bo ubwabo batashobora kwigenzura cyangwa se kwigenzura imyitwarire yabo. Reka iki nyigusobanurire neza. Ntabwo uzajya kuyobora umuntu ngo umwigishe ngo wavanga ukagera aha ngaha kandi nawe ubona nta kintu afite. Ntabwo wagira abantu inama y'uko bakitwara kandi nawe udafite uko wakitwara, ahubwo wereka ibintu uko bya nyabyo, nabo batekereza bakumva ko bishoboka. Reka twikomeze n'impamvu ya gatatu. Rinda ubwenge bwawe nk'ingabo cyangwa se nk'ikigo cy'ingabo, cyangwa se nk'ingabo ubitse ziri mu kigo. Ariko ikiza, rinda ubwenge bwawe nk'ikigo kirimo ingabo. Ubwenge bwawe ni isoko y'imbaraga zawe. Iyo wamenyereye cyangwa se iyo wemereye ibitekerezo bibi, ubwoba cyangwa gushidikanya, kubuhindura umwanda, uzatangira kubona ibintu mu buryo butari bwo. Kugira imbaraga nyazo bisaba kurinda ibitekerezo byawe, ugashyira imbere ibyubaka, ibigufasha, ukarinda abantu n'amagambo asenya abantu ukayihorera, cyangwa se ukibara amagambo nawe agusenya mu mutwe wawe, kuko ibyinshi bitekereza nibyo tubaho. Impamvu ya 4, gusa nimba bikunze udukore subscribe. Hindura buri gutsindwa intwaro. Buri uko utsinzwe jya wemera ko watsinzwe, ariko nanone ushimira Imana yuko nubwo utsinzwe nibura ukiri kubitekereza, ahubwo ufokasinga kuri ya ntsinzwe wagize, urebe icyayiteye aricyo ufokasingaho mu kuyibihindura. Abantu benshi iyo batsinzwe barahagarara cyangwa bakava mu ngamba cyangwa se mu rugamba bihaye. Ariko umuntu ukomeye iyo ahuye n'intsinzi y'akajagari cyangwa se ubwo n'intsinzi, ayibona nk'amasomo amwigisha uko azatsinda ubutaha. Ibikomeye byawe bishobora kuba ibimenyetso by'uko wageze kure, kandi igihe uzagaruka uzaba ukomeye kurusha mbere. Nimba waratsinzwe kuko amaze kubona icyatumye utsindwa, nugaruka uzaba ukomeye kurusha mbere, ku buryo hahandi uzahasimbuka bitakuruhije.
mu nyemeye twirebere impamvu ya gatanu. Gusa nimba bikunze udukore subscribe. Impamvu ya gatanu baravuga ngo fata umubiri wawe nk'igikoresho cya mbere. Ntabwo waba ufite intego ngo ushake inshuti zakwigisha kunywa itabi. Ntabwo waba ufite intego ngo ujye mu busambanyi. Nta nubwo waba ufite intego ngo utekereze ibindi bintu byose byakwica umubiri wawe. Umubiri wawe ni wowe utwara inzozi zawe. Ni wowe kandi ugufasha gukora, kurwana no guhangana n'ibibazo. Niba utawutunze neza ntuzabasha kugera ku byo wifuza. Kugira imbaraga bisaba kwita ku buzima bwawe, kurya neza, gukora imyitozo, gusinzira bihagije no kwirinda ibintu bigusenya nk'inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge. Ibintu byose byagutuma utekereza nabi ugomba kubyirinda kugira ngo uve ku ntsinzwi ugere ku ntsinzi. Kuko intsinzwi itwigisha ibyo twatsinzwe tukabyigiraho tukazabona intsinzi. Ikindi cya gatandatu, hitamo inshuti mugendana. Inshuti mbi ziguhindura mubi, inziza ziguhindura mwiza. Reka tubirebe gutya. Nk'uko ubona wenda ukadufata urugero muri busheri za kera, icyuma cyatyazwaga n'ikindi. Umuntu wakoraga muri busheri yafataga icyuma akagityajisha ikindi, urumva ko icyuma gityaza ikindi. Rero n'inshuti mbi igutyaza nabi, yaba ari inshuti nziza ikakubaka neza. Niyo mpamvu ugomba guhitamo abantu mugendana. Ikindi twikomereze ku kindi kintu cya kangahe, cya karindwi, cyatuma uba umugabo ukava ahantu habi ukagera ahantu heza, ugakabya inzozi nk'abandi bantu bose. Icya kabiri kiravuga ngo hitamo abo muzirikana neza. Nyumva kuzirikana, ubwo nuhitamo abantu, inshuti zawe n'abo hafi bagira uruhare runini ku buzima bwawe. Niba ugendana n'abantu batagira icyerekezo, uzasanga nawe witaye mu bidafite umumaro. Ariko niba ubundi ugendana n'abantu bafite icyerekezo, n'abantu batsinda, bazaguhindura, bakagukangurira gukora ibintu bizima, bakagusunika mbere mu bintu byiza. Ugendanye abo bantu uzumve yuko mugomba kuzirikana nyine, ukumva ko nta kintu cyiza wakora bahari utababwiye. Kuko rero igihe bagiye gukora ikintu cyiza barakumenyesha, mukaba mwakomezanya. Reka turebe ikintu cya munani, ari nacyo cya nyuma, kirinda ibintu byose. Kibundi akenshi kigomba kuza ari icya mbere, gusa njye nkibabwira ko ari icya nyuma. Icya nyuma nta kindi, ni ugusenga Imana, ukayibwira inzozi zawe, ukayibwira aho ushaka kuva, ukayibwira n'aho ushaka kugera, ukayisaba ibyo wumva utazigezaho. Wacika intege ukayisaba ikazongera. Wavugwa n'abantu ukayisaba kukwihanganisha ugakomera. Rwose iyi ngiyi ni inama y'umunsi. Niba wayikunze udukore subscribe, kuko niba wumva ushaka guhinduka ukaba umuntu w'umugabo, ntabwo ino channel ariyo izakugusha, ahubwo izakongera imbaraga. Reka mbwire kano kantu mbere yuko nsoza. Ntukemere ko watsinzwe. Jya wiga cyangwa se utsinde. Ntukemere gutsindwa. Jya utsinda cyangwa se wigire mu ntsinzwe wabonye. Reka nasubiremo. Ntukemere gutsindwa. Nuramuka utsinzwe ntuzavuge ko watsinzwe kuko uzaba wize. Cyangwa se ntukemere gutsindwa ariko utsinde. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi ica kuri Big Win TV. Njyewe ibagezaho banyita Cyubahiro. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.